nta na kimwe habe na gito, nta nubwo nshaka kuzongera kumubona no mu maso yanjye nk'umubyeyi. Ibyo namukoreye birahagije, sinshobora n'undi wese aho yagwa hose azagende azareba undi usumbye jewe aba ari we yita nyina, jewe nyina naramuzinutswe burundu kuko nta gaciro yamaye nka nyina wamubyaye. Ibyo nakoze byose nabikoze kubera we, ndemera ndaseba kubera we, ariko none ibintu yankoreye nanjye ntago nshobora kongera kumwita umwana wanjye, nawe ntazanyite mama we. Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki? Twapfuye umugabo. Mwapfuye umugabo? Ngibyo bigaragariye aha ngaha. Yego. Byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi. N'umutima wuriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi. Ibyo ari kuvuga nabyo, inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Harimo Liberata. Murabona mwiki? Inde? Liberata. Niko. Buretse. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Waba uhinga ntiweze. Uratwegera. Ubu ikindi waba urogerwa, icyo gihe nabwo turagufasha, tukaguha imiti ituma abantu batakuroga, ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo. Ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma, uraza ukatwegera, ukatubwira uti cyangwa se ubikeka. Ushobora no kuba utabizi neza ngo bihamye ariko ukaba ubikeka. Uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya. Dufite uburyo tubikugenzereza, umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza. Wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha. Urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto. Ese ibi bari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi, aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe, njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha. Niba ngi ubona biviremo hano, njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi turi mu yindi ntara y'Amajyepfo. Twakoze urugendo rutoroshye, ngira ngo uyu ni mama Asiya, muramuzi mumaze kumumenya, ariko turi ahantu hashyashya, ntago hano turi tumusanze, ntago muhazi. Ni byinshi rero byabaye, hari ibyo mwamenye, hari byinshi byagiye bigaragara kugeza uyu munsi. Rero byabaye ngombwa ko dukora urugendo rutoroshye kugira ngo tumusange iwe mu rugo, noneho iwe mu rugo mu cyaro nyine aho atuye, aho yaje aturutse niho twamusanze. Murumva urugendo twakoze urugendo rurerure kugira ngo tubashe kumenya we ku giti cy'uko ameze. Muribuka ko umukobwa we yamwirukanye ngo atahe amuvire mu rugo, nta handi yari kugerera uretse gutaha akagiwe nyine, kuko uyu muntu agusohoye mu nzu ujya iwawe, kuko nyine ubu hafite. Ubu duherereye mu ntara y'Amajyepfo, turi mu Ruhango. Twagiye gusura mama Asiya nyuma yo kuza i Kigali, yaje kuvuza umukobwa we, bikaba birebire, bikaba byiza na bibi byose bivanze. Nyuma yaje gusubira mu cyaro iwe. Rero kugira ngo tumenye amakuru yose neza uko byagenze, natwe twakoze urugendo rutoroshye kugira ngo tumusange mu rugo, tumubaze uko yatashye, uburyo yatashye, uburyo uko byagenze, ndetse n'ukurigiza kuri uyu munsi uko byifashe n'uburyo ameze ku byabaye byose.
namenye ni nabwo bwa mbere nanjye numva babivuga ariko amatike yaruriye kandi imbere yari makeya nyine yo kujya mu ntara ariko nta kundi reka mbanze musuhuze hanyuma tubwire uko ameze uko yiyumva ndetse n'umukobwa uko amerewe ndetse n'umukwe we cyane ko umukwe yari yarataye n'urugo yaragiye ibyo byose wenda nababizi araza kutuganiriza twagize ku ivuko rero kwa Siya mama tuguhaye ikaze rero murakoze cyane umeze mute tumeze neza mwadusuye ariko nyine navuye mu mujyi amahoro impamvu naje nari maze kubivugaho sinzi urimo utabyumvise impamvu twakoze urugendo rero kugira ngo tuze kugusura twashaka kumenya ubusanzwe uko umeze kuko namenye ko wamanutse watashye ariko kuko navuye hariye umukobwa wakwirukanye nabi mbona bitagaragaye neza ariko ndavuga nzashyira kuko hariya ntakongera kukubona nzashaka ukuntu umanuka ngo usange mu rugo tuganire twumve uko wakiriye uburyo umukobwa wawe yakwirukanyemo nyuma yo gukira uburyo wabyakiriye ari amagambo yakubwiraga ateye isoni kuriya wabyakiriye gute nyuma nyine kugira ngo mfate umwanzuro wo gutaha nabyakiriye nabi ariko ndabyakira kuko nta kundi nari kubigenza byabaye ngombwa kugira ngo ntahe iwacu nditahira iwanjye nyine ariko nyine uriya mukobwa wanjye nyine namukoreye ibishoboka byose narinze kuroga kubera we ariko ariwe mbikoreye ariko ntiyabyakiriye yanyirukanye nabi ndataha biba ngombwa ko nitahira mu rugo rwanjye nisangira urugo rwanjye akajya mbaza umugabo w'amakuru umugabo we simba nshinzwe no kuyamenya simbizi sinzi uko yagiye ntiyari ahari yanyirukanye adahari nta mpamvu rero ariko kugeza kuri uyu munsi ukurikije ibintu byose wamukoreye kugira ngo amererwe neza ayubake ariko bakakwitura biriya byose ubu yongeye kukugana nk'umwana akubwira ati mama hari icyo wakongera kumufasha nta na kimwe habe na gito nta nubwo nshaka kuzongera kumubona no mu maso yanjye nk'umubyeyi ibyo namukoreye birahagije sinshobora n'undi wese aho yagwa hose azagende azareba undi usumbye jewe aba ariwe yita nyina jewe nyina naramuzinutswe burundu kuko nta gaciro yamaye nka nyina wamubyaye ibyo nakoze byose nabikoze kubera we ndemera ndaseba kubera we ariko noneho ibintu yankoreye nanjye ntago nshobora kongera kumwita umwana wanjye nawe ntazanyite mama we azarinde yipfira atanyise mama kubera ko n'abantu bose barakwanze mu biganiro byose wakoraga bagufata nk'umubyeyi gito nyine wigisha umwana ibintu nka biriya wakeretse inzira nzira ukamwereka inzira mbi nk'iriya abantu benshi rero bagiye bakugaya bakwita mubi bakwita umurozi bakwita umugome mbese kandi babikwise hejuru y'umwana wawe ariko kugira ngo akwiture neza aho kugira ngo anyiture neza ahubwo yanyeretse yuko uko abantu bose banyise umugome nyine ndi umurozi nakomeje kuba umurozi ariko ndabyihangarira ndatuza ndaceceka kubera umwana nabyaye nakoreye ariko nawe byarangiye nyuma avuze ko ari wowe wamuroze byarangiye nyine avuze ko ari jye wamuhaye uburozi na murozi ariko nacyo hari umuntu waroga umwana yibyariye nta muntu waroga umwana yibyariye ntibibaho ariko nubwo yabinyise ntacyo byantwaye nta kibazo rwose narabyemeye ariko nta kundi nari kubigenza ngubyaye ikibara kirigata nyine nta kundi nari kubigenza kubera ko yanteje abantu ntago namuroze kuko we yabanje kudusobanurira ko ngo wamuhaye ibintu ngo abikoreshe wabikoresha nabi bimugiraho ingaruka yabanje kudusobanurira nyuma rero avuga ngo ni wowe wamuroze ibyo byo kuvuga ko ari wowe wamwihereye uburozi byo bisobanura gute kuba narabimuhaye yabikoresheje nabi biramusarisha ariko kumusarisha byabaye ngombwa ko arigena none bigiraho ingaruka mbarige umwirukankaho ndamuvuza amaze gukira nyine aranyitura inabi nyine nka nyina wamubyaye nta kundi nari kubigenza ndihangana nk'umubyeyi uratashye uruganiriza papa we umuryango urumva wari waje guhagararira umuryango wanyu uvuga uti kanyekura umwana wanjye wageze ino hanyuma ubabwira ko bimeze bite ubabaganirije ko ikibazo usize ugikemuye gute cyane ko babonye ko utashye kubagaho utashye wirukanka utashye n'imyenda yawe batayiguhaye utashye mbese nk'umuntu utari uri kuba mu rugo rw'umukobwa we ahubwo wari umeze nk'umuntu uri kuba mu gasozi bakwakiriye bate cyangwa inkuru wabashyiriye
babyakiriye biti ibintu byose byakubayeho uri Kigali? naragiye mbiganiriza papa we, mbiganiriza barumuna be bose, barangije mbabwira ukuntu namurwanyeho byose. Barambwira ati ariko mama, ubundi wajyaga gukorera biriya binasiya, ntago wari uzi ko n'ubundi mu bukobwa bwe yari yarakunaniye? N'ubundi yari yakunaniye? Yari yarananiye mu bukobwa bwe, n'ubundi yari yarananiye mu bukobwa bwe. Ngize amahirwe mbona avuye mu rugo ashatse umugabo. Amaze gushaka umugabo ndavuga ati wenda azatuza. Ntago nari nzi yuko azigira ishyano kuriya ahuye n'ikibazo amaze kugikira. Hanyuma wumvaga kumuha buraburozi kugira ngo yubake, kugira ngo nyine bitanga biha abantu, wumvaga ariko kumwubakira? Nagiye nari nzi ko ariko kumwubakira. Nyine hari ukuntu ushakira umwana akantu kugira ngo ahame mu rugo iwe. Umugabo namukubaganye. None uzabyongera? Ntago nzongera. Bifite aho bihuriye no Ntago nzongera. Biba byabaye ubwa mbere n'ubwa nyuma, kubisabira imbabazi. Ntago nzongera, narasebye cyane bihagije, biriya bintu ntago nabyongera. Hanyuma cya gihe twahirukaga uri kubwira umukobwa wawe ati tujye gusaba imbabazi mama, Uwase we arabyanga, aravuga ngo nta mbabazi amusaba kuko ntacyo yamugize. Wowe byaje kurangira gute? Waje kujyayo? Njyewe naragiye mfukama imbere ya mama Uwase, musaba imbabazi cyane, mubwira uko byagenze. Mama Uwase ambera umubyeyi, ama imbabazi pe. Birarangira arambabarira. Ndataha mfata inzira nditahira. Muri make cyakuzanye i Kigali, wahavuye ukirangije wisubirira mu cyaro? Cyane rwose, navuye nyirangije nisubira mu cyaro amahoro, nta muntu tugiranye ikibazo i Kigali. Umukwe wawe se ko we bimeze bite? Kuko umukwe wawe nawe hari igihe yigeze kukubwira ati mumvire mu rugo mugende, ariko bigaragara cyagiye wahavuye umugabo ataragaruka mu rugo. Wamenya amakuru nimba yaragarutse mu rugo rwe? Wamenya niba umukobwa wawe akibana wenyine? Hari agakuru kabuheruka? Umukobwa wanjye arakibana, umukwe wanjye ntago araza, ariko ajya mvugisha kuri telefone. Nkamubwira ati naratashye, nzagaruka kugusura tuganire, ariko ntago mba mubeshyo. Nasubirayo se? Ntago nasubirayo. Umukobwa wawe yakwakira, yatuma winjira mu nzu ye? Oya, ntago nasubirayo. Ntago nasubirayo, mba mubeshya, ntago nasubirayo. Nyine ni hari ukuntu ubwira umukwe wawe kugira ngo yumve yuko umukunzi, ntamenye ibyanyu n'umukobwa wawe. Uretse kanabizi kubera ko we nta nubwo ndumva tutarana kuva Asiya yakira nta nubwo duherukana, twebwe sinanamuheruka. Ariko nimba muvugana kuri telefone wenda no kubonana muzabonana, nabyo ntawamenya. Uretse aje kunsura iwanjye ntago nasubirayo. Ntago nasubirayo. Ntago nzasubira, narahazinutswe burundu. Kandi wari uzi ko uje ahantu heza? Nzi ko nje ahantu heza ku mukwe wanjye. Uzafatwa neza cyane. Ndetse wabanje no kwanga gutaha, wanga no kwanga kuhava cyane rwose, kuko hari harambereye heza, nariboneye n'akazi. Batuma nsiga akazi kanjye ndataha, kandi ntaha nabi. Buryo warakoraga? Narakoraga. Ufite udufaranga? Cyane. Umva utaruhise. Ari maze kugera ku dufaranga twinshi nafatishije. Umukobwa arakwirukana? Aranyirukana. Yeta kwirukana se bari kugumayo? Nari kuhagumiye atanyirukana kubera ko nari narafatishije akazi keza. Gati wawe se hano? Nari kujya nsubirayo, kujya njya kubasura, ariko nari narifatishije akazi keza. Nari kujya njya kureba abana, nkareba n'umugabo wanjye. Bari ku Kigaruka haguma? I Kigali nkahaguma. Umukobwa wawe rero kubera ibamba, akwereka ko nyine nta kintu na kimwe wakoze, ahubwo icyo wakoze ari ukumuroga cyane, aneza abantu, amvugiriza induru, atuma ngenda. Mbona nanjye aho kugira ngo meze kuvuza induru kuba ku mukwe wanjye, mbona bitaba ari byiza. Ndi umubyeyi kandi ari umukwe kuri, ari ku mukwe wanjye, mbona atari byiza, mitamo gutaha. Ari hariya wari uri ku mukobwa wawe, ndetse n'ahantu uri aho umerewe neza ni wanjye mu rugo. Koko kandi nta burango nta haruti wawe. Buriya nubwo wajya i Kigali bakagufata neza ku mukobwa wawe, ariko nta haruti wawe hano. Ntago hano niho ubonera amahoro kurusha hariya cyane. Gusa mu byabaye mbere twese ntago twagukunze, kuko kumva ngo umumama ngo yahaye uburozi umwana we ngo aroge, twese byaratubabaje, biranadutungura. Gusa nanone kurya kwicuza kuba warasabye imbabazi, ugaca bugufi ukemera amakosa yose, ukavuga uti nabikoze kubera umwana wanjye, none umwana wanjye nawe yaranyigaritse. Nje ku mutima wanjye numva ko nyine icyaha kibaho, ariko kikanababarirwa.
kikanarangira niba koko warabiretse ubikuye ku mutima ugasaba imbabazi uzikuye ku mutima. Nasabye imbabazi mama Uwase, nsaba imbabazi abaturanyi twari duturanye bose, bari baturanye bose rwose. Natashye ndi umwere, ubu niyo nahajya nta kibazo nahura nacyo uretse cy'umukobwa wanjye, ariko sinshobora kuzasubirayo. Bivuze ngo Kigali ubonye ahandi hantu wajya ujyayo ariko udasubiye ku mukobwa wawe. Ntasubiye ku mukobwa wanjye wapi? Ubusa agize ikibazo akarwara ntiwasubirayo. Reka sinshobora ntago nshobora, uko azaba kose azagwe ku gasige, sinshobora, sinzasubirayo. Yambereye umwana mubi, Asiya yambereye umwana mubi, yarantutse imbere y'abantu bose arantokoza, ari we nagiriraga. Reka sinshobora gusubirayo, ntibibaho. Ariko nizere ko hari ukuntu mubyara akagera ku ijambo rikomeye, ni wenda ntiwasubira, ariko nizere ko utaramubyaruka. Hari uko hari ijambo ababyeyi bakunda gukoresha ngo uriya mwana yamubyarutse bitewe n'impamvu runaka. Nizere ko utaramubyaruka gusa. Ego no kumubyaruka rwose nabyo bigeretse, sinshobora. Ninapfa no kumva yanjye nazaze kundeba. Oya se kandi. Kandi ari naramuzinutswe burundu. Kandi ari we ubwo wawe. Reka mfura yawe. Nabarumuna be barahari. Kanumva warakaye cyane. Nararakaye cyane, uriya n'umwana mubi cyane. Na papa we yaramwanze, ari papa we acyumva ayo magambo. Cyakora hariya yarakabije. Kabyabwo nawe niyoroshye gusa mu magambo yavugaga ngo nawe ntiworoshye cyane rwose. Wavuga wowe mama we nyine. Mama ngo nawe ntiworoshye. Umva ko nyine ari kugutsindagira ko nawe mbese ko ameze nawe ko ari kumeze. Mwabonaga ukuntu anyirukankana ashaka no kunkubita. Kirari ikinyabupfura se nk'umwana ukubita nyina bigeze hariya mumubuza ati wikubita mama wawe, akanga kanyirukankana. Uriya nahera hehe mvuga ngo nsubiyiwe, sinshobora, ntazagaruke n'iwanjye. Kandi na bene wabo narabibabwiye ko atazagaruka iwanjye, ntazagaruka iwanjye, bibaho. Uramuciye se? Oya, umwana kwivanga hagati y'umwana na nyina biba ari bibi. Gusa icyambere uzamubabarira, wenda igihe kizagera gusaba imbabazi, mubabarire, mwongere mube nka umwana na mama, kuko bibaho bigashira. Ntago byaba inzika ngo nta nubwo byo bari nabyiza, ariko wenda uko biri kose nifuza kumenya amakuru yawe, amakuru y'umukobwa wawe, amakuru y'umukwe wawe, n'uburyo wafashe icyemezo cyo gutaha. Twabyumvise. Ikindi kintu nibiba ngombwa tuzanagaruka, nuko harimo kagenda ari kure. Gusa icy'ingenzi ni ukureka ibyo wakoraga nyine, ukaba umubyeyi koko nyine. Ikintu cyose cyatumye ugaragara nabi mu bantu ukakireka. Ibindi byo n'umukobwa wawe byo bizashyira bishire, muzabyiganira hirya ubwanyu. Gusa icyambere nuko watashye wagize mu rugo amahoro, uri kumwe n'umuryango wawe, ndetse n'umwana wawe akaba yarakize. Icyambere nuko atagize ikindi kibazo gikomeye. Icyengenzi nuko yakize, wamuvuje agakira. Sibyo? Yego. Ni nacyo kintu wifuzaga. Nicyo nifuzaga pe. Ubuzima butujyana aho bushaka. Ibindi byo muzashyira muganire nka mwana na nyina, muziyunga n'ibikunda n'ibitanakunda, kandi muzaca mu bundi buryo. Yego. Ikindi cyo ndumva nta n'ibindi bintu byinshi nakubaza, nagira ngo twumve nyine uburyo wajemo. Twabyumvise, ni nabyiza ko watse imbabazi ukazihabwa, muwasaka naziguha, ni nabyiza nabyo. Bivuze ngaho ahandi hose mwahurira nta bibazo mwamufitanye. Ibibazo mwari mufitanye byararangiye. Yego. Bivuze ko nta n'undi muntu mufitanye ikibazo uretse wowe n'umukobwa wawe. Ntabe n'umwe. Ntikizongere no kubaho rwose. Ibintu byose byo gucirira, byo kuroga, bisezere, wibereho neza nk'ibisanzwe ntayo. Sibyo? Umukobwa wawe nawe nashyira ubwenge ku gihe, bura nyina w'umuntu abumwe mu buzima. Nta muntu ugira ba nyina babiri. Igihe nikigera nawe azabona yuko ibyo yakoze ari amakosa cyangwa amafuti, wenda ze agusaba imbabazi. Natanazi gusaba nabwo igihe kizagera nyine aboneka azagukenera, mwiyongererangire. Sibyo? Yego. Tumva nasoreza ahangaha. Gusa urugendo rurerure, nimba tutahasimbizi, nimba turara, ariko uko biri kose icy'ingenzi nuko twakugezeho, kandi tuzatuhora tugusura. Ibizajya bishoboka nyine tuzatugufasha uko dushoboye.